Iyo as you know, this is Slim Jesus the Real Entertainer, nkuko bisanzwe nanjye mbasuza mbifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana. Iki ni ikiganiro Classic Vibes, kikaba ari ikiganiro kibagera buri wa gatanu guhera isaa 9:30 kugera saa 11:30 aho muri kumwe nanjye Slim Jesus the Real Entertainer. Ni byiza byinshi tugenda tubagezaho, kandi mbibutse ko ikiganiro cyacu kigizwe na segment zigiye zitandukanye. Zimwe muri segment zigize ikiganiro cyacu harimo time, hakaza update time, hakaza releasing time, hakaza n'izindi segment zigiye zitandukanye. Kandi mbibutse ko nyine nzana impano zigiye zitandukanye, kandi buri kiganiro cyacu kaba dufite icyo bita competition, cyangwa se tukaza tukora akantu kameze nka battle ku bahanzi turetse n'uwe muhanzi ukunzwe mu kiganiro cyacu Classic Vibes. Muri uyu munsi rero umuhanzi nabazaniye n'uwo bita Busha ndetse na Kevin. Ushobora kwandika message ukavuga ati wowe ku giti cya muhanzi urenze n'uyu nguyu, ndetse n'undi akavuga ati n'uyu nguyu, cyane ko buri wese aba afite wakunda afite n'ibyo akurikije. Cyane ko mu minsi yashize kwa Classic Vibes ikiganiro cy'ubushize twari turi kuvuga ko bita Papa Cyangwe ndetse n'uwo bita Kivumbi King biza kurangira bigaragaye ko mu kiganiro Classic Vibes uwo bita Papa Cyangwe ari we muhanzi ukunzwe cyane kurusha Kivumbi King. Uyu munsi reka turebe ese ninde ukunzwe hagati yo bita Bushar ndetse na Kevin. Reka mbanze ku buhanga bw'ibyuma kwanza banza dushyiraho akarimbo kadushyira muri mode ya weekend. Mu kanya tuhita tugaruka tuhita dutangirana na update time, banza mbahereza update zigiye zitandukanye, update ziri muri showbiz ndetse kandi ni byiza gusa kandi muri uze gusanga mu kiganiro cyacu Classic Vibes. Reka banza dushyiraho akaririmbo ku buhanga bw'ibyuma, mu kanya tuhita tugaruka kabisa dukomeza twitwikira nk'uko bisanzwe. Ayo ni Classic Vibes nkuko nari maze kubibabwira. Iki ni ikiganiro kibagera buri wa gatanu guhera saa 9:30 kugera saa 11:30, ariko muri kumwe nanjye Slim Jesus the Real Entertainer. Nkuko bisanzwe kandi nabamenyesha ko ikiganiro cyacu tuzaduhera ku cyo nakita Classic Battles cyangwa se Classic Battles of Today. Classic Battles of Today dufite umuhanzi bita Bushar, dufite umuhanzi bita Kevin. Akaba ari abahanzi navuga ko muri aka kanya tumeze nk'aho tugiye kuba twabajyanye, se tuvuge tutese ninde urenze undi muri aka kanya, se ninde ukunzwe cyane mu kiganiro cyacu, cyane ko ndibuze kugaruka no kuri update zigiye zitandukanye. Rero mbibutse ko kandi ushobora kwandika message nawe ku giti cyawe ukavuga uti umuhanzi ngewe mbona urenze undi n'uyu nguyu, cyangwa se urenze undi n'uyu nguyu. Okay, mbere na mbere kuri aba bahanzi babiri ndi kubabwira, yaba uwo bita Kevin ndetse na Bushari, bafite ikintu bahuriye nta kindi nuko buri wese afite injyana ye yazanye ku giti cye, kandi bose bakagendera ku njyana zigezweho. Uwo bita Bushari yaje atwapdatinga ku njyana bita Kenya Trap, ndetse n'uwo bita Kevin aza atwapdatinga ku njyana bita Drew, akaba yarese Trapish, aho afite abasore baba bari muri Trapish gang. Aba basore akaba ba Kenny Kesha ndetse n'abandi, ndetse kandi nabo bakafite team iri kuzamuka neza cyane. Ndetse kandi tunarebye no ku mwanya wa Bushara, nawe afite Kenya Trap gang, nawe ni gang nawe navuga ko yakoze neza cyane, aho afite abasore kabisa nawe nyine ari gukora, kandi bamuri inyuma bamuhora hafi cyane. Uraza kutubwira ese wowe hagati y'abahanzi babiri ninde urenze undi? Tukiri aho ngaho kandi reka tuhita tujya kuri update nkuko bisanzwe, tuhita twigira ko bita Bushari, aho birimo biravuga ko Bushari yaje kuba yasubirwa video yiwe cyangwa se video zose ndetse na channel yose bakaba bayijyanye, akaba yasibiwe na Green Fairy itsinda yahozemo. Baje kuba basiba rero ibihangano byo byose kuri YouTube. Bushari biza kurangira atangiye ibihangano, yatangiye YouTube nshyashya. Sinzi impamvu yabiteye, gusa uko byagenda kose ni wenda afite ibyo batumvikanye na management yiwe. Bushara yaje kubashyira kuri Instagram yiwe, aza kubashyiraho post amenyesha abakunzi we ko yabuze Instagram yiwe, aho yaje gushyiraho post yihanganisha abakunzi be, avuga ati mwiranyihangana ko nabuze post yanjye cyangwa se nabuze YouTube channel yanjye, gusa mu minsi iri imbere ndaza ko namenyesha ibihangano byanjye byagiye. Abantu benshi bari kuvuga ati uwo bita Dr. Nganje ashobora kuba ari umwana mubi, cyangwa se ashobora kuba ari umugome, ndetse abantu benshi bamwishyizamo cyane ko Bushara umwe mu bahanzi bakunzwe cyane. Ariko hagati ntabwo amese uri mu makosa ninde cyangwa se utarimo ninde, cyane ko buri management ndetse n'umuhanzi bafite ibyo bumvikanye, bafite ibyo baganiriye. Muri aka kana ntabwo avuga se ninde uri mu makosa cyangwa se ninde utarubahije amasezerano, gusa uko ubyumva nyine cyangwa se nuko bimeze ibyo byose hari impamvu ibi bihangano byasibye, cyane ko ushobora gusanga muri aba bombi harimo utaruje amasezerano bavuganye cyangwa se undi. Abantu benshi baribaza bati se koko bikorwa bite ko umuntu ashobora kuba yasiba YouTube channel yawe? Gusa ikigaragara mu buzima busanzwe dusanga tuzi ko iyo uri under management ya label runaka, bakaba ukaba YouTube channel tw'izina ryawe, YouTube channel tw'izina ryawe, ariko nanone ikaba imana jimba na label. Gusa ibyo ndatekereza ko bimeze kuri Bushari,
ikigaragara nuko yari afite YouTube channel ye ayimanaging ku giti cye, ubwo akaba yarashizeho indirimbo ziri under licensed na Green Film Music, then biza kurangira Green Film Music yamuha musene cyo nakwita copyright, then birangira channel indirimbo zose zijya down, zose zirabura. Ariko muri aka kanya abakunzi ba Bushari bakaba barimo bamukurikirana kuri indi YouTube channel cyashya yaje kuba yafungura, aho navuga ko amaje kwagira kuba aba subscribers ndakeka bagera ku 150, ndetse kandi indirimbo ye ikaba iri kurebwa, indirimbo yisashyiraho akaba indirimbo bita Kirika imaze kurebwa n'abantu bagera kuri 150 masaha, navuga 23 cyangwa se 24. Reka twihanganisha abakunzi ba Bushari, ndetse kandi bamenyesha ko ubu ngubu yafunguye YouTube channel cyashya, mushobora kuba mwamusanga kuri YouTube channel nyine mukakora subscribe nkuko musanga mushyigikira, kandi mugakomeza mukamushyigikira nkuko bisanzwe. Tukiri right kuri Bushari, reka twite twikomereza kuba bita The Ben cyangwa se Benjamin cyangwa se icyamamare cyangwa se umwami cyangwa se Tiger B The Ben, umuhanzi ukunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba ari umuhanzi navuga ko ari umwe mu bahanzi bitwaye neza, banahagaze neza muri uyu mwaka kurusha abandi. Benshi bagiye kuvuga abahanzi bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, ntago basiba ko bavuga umuhanzi The Ben umaze imyaka igera kuri 2 cyangwa 3 atarasohora indirimbo yo ku giti cye, ariko akaba ari gukora cyane, akaba afite collabo zikomeye cyane, collabo z'inyama, navuga ko collabo mpuzamahanga cyangwa se international collabo, aho agiye afitanye collabo n'abahanzi bagiye batandukanye, harimo uwo bita Diamond Platnumz, hakaza kuba harimo uwo bita Ommy Dimpoz, ndetse ku munsi w'ejo akaba yarasohoye indirimbo bita Kolo Kolo, akaba ari indirimbo nanone ari kumwemo n'umuhanzi Otile Brown wo mu gihugu cya Kenya, bigeze no kuba bakorana indirimbo mu myaka yashize. The Ben rero akaba muri iyi minsi ari kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane kintu kuvugwamo cyane ni ikintu cy'urukundo, ni ibintu by'urukundo, aho ari mu rukundo n'uwo bita Miss Pamela, cyane ko ari umukobwa mwiza, ndetse kandi bitavugaho n'abantu benshi bavuga ati The Ben na Pamela bashobora kuba batazabana, bitewe n'uko bavuga ngo bose ni abasitari, bose barabeshyanya cyangwa iki. The Ben rero mu minsi yashize yaje kuba yakora icyo bita gufata umwanya we yohereza indabyo uwo bita Pamela, avuga ati mukunzi wanjye nkoheje indabyo z'urukundo zikwereka ko ngukunda kabisa. Afata indabyo azohereza zikurayo kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zohereza umukunzi we avuga ati ndagukunda, ndetse na Pamela nawe aza kuhashyira kuri Instagram story we post igaragaza ko The Ben amuhaye indabyo, ashyiraho ati I love you The Ben. Hagiciye iminsi mike byenda bahora bavuga bati it will end in tears, uwo bita The Ben na Pamela byaje kugaragara ko ashobora kwahajemo agatotsi, ubwo byaje kugaragara kuri Instagram y'uwo bita Pamela, aho yatagifollowinga The Ben, aho yafollowinga abantu bajya ku 49. nuko Pamela akimara gukora unfollow kuri The Ben, abantu benshi bagiye bavuga ibintu bigiye bitandukanye, ndetse Pamela abonye ko abantu benshi batangiye kubivuga ibintu byinshi cyane, mu kanya gato ahita yongera afollowinga The Ben. So amenya se byari byabaye bite cyangwa byari byagenze gute, cyane ko bano bombi batajya kunda gutanga amakuru yabo mu itangazamakuru. Gusa igihari nuko nyine The Ben ashobora kuba yari yabaye unfollowed by Pamela, abantu benshi bakaba bati habajemo agatotsi byagenze bite. Gusa nyine ikintu cyari nuko igishoboka cyose nuko ntacyo bapfuye, dore ko abantu benshi banavuga ko bashobora kuba bapfuye kuba bita The Ben yaje kuba yakipfumuza ku mazuru, ariko ntekereza ko Pamela arabizi ko The Ben ariko kazi ke, ntabwo ari ibintu yatuma avuga ati ibintu bitumye dutandukana. Tukiri kuri abo kandi reka twite tugaruka ko bita DJ Brian, uwo bita DJ Brian ubu ngubu uri mu gihugu cy'u Burundi, aho yagiye kuba yakora igitaramo bamutumiye, ndetse kandi aje kwakirwa n'umwamikazi mu gihugu cy'u Burundi, cyane ko muri kino gihe u Rwanda n'u Burundi entertainment showbiz yacu turi gukorana cyane. Mu minsi ishize murabizi ko bita Bruce Melody yari yerekeje mu Burundi, aragenda nawe arakora neza cyane, ndetse kandi nyuma yaho haza ba Chris Uzi bajya ba Ariel. Gusa kuri ubu ngubu bita DJ Brian nawe niwe uri mu Burundi, aho yakiriwe neza cyane. Abantu benshi bavuze bati kabisa welcome in a country DJ Brian, wabona kabisa yakiriwe n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, ndetse kandi biragaragara ko umukobwa w'Imana DJ Brian yaje kuba yakundwa, ndetse kandi biragaragara ko akunzwe cyane, nubwo yagiye avuga ko yaciye mu buzima bubi, aho yigeze kuba yabana n'amayiwe, ariko kuri kino gihe akaba ahagaze neza. Reka mbibutse ko mushobora kuduhamagara mukatubwira nk'uko nari nabibabwiye, ni mushobora kuduhamagara mukatubwira wowe ku giti cyawe, kandi uti ese ku giti cyawe hagati n'uwo bita Kevin na Bushari ubona ari nde urenze undi kabisa. Niko gahunda zimeze. Reka twite twikomereza tujye kuba bita Kiriko Akiri, nyuma yuko tuva kuri
DJ Brian uri mu Burundi naremeje kwaga ko muri no minsi igihugu cy'u Rwanda ndetse no Burundi turimo turafatanya cyane muri entertainment reka mbabwiye ko nanone wari wita Kiriko Akiri ndetse na Double J muri minsi bari mu gihugu cy'u Rwanda aho baje kubakorana collab no wita Bruce Melody n'ibintu byiza cyane ko bano batipe b'Abarundi bahagaze neza cyane baranakora cyane mu gihugu cyabo aho bafite indirimbo bita Ibisusu ni indirimbo navuga ko yakunzwe cyane ikaba yaramaze kurebwa n'abantu bagera kuri million views ndetse sinarengaho ubu ngubu bakabaje mu gihugu cy'u Rwanda kwakorana indirimbo n'umuhanzi bita Bruce Melody aho Bruce Melody kandi Bruce ko mu kanya azibuze kuba yarekura indirimbo bita Funga Match indirimbo ari bakuru uno munsi isa 12 rero basore bacu bo mu Burundi bakabaje kuvuga bati reka tuze dukorane umuzigo n'icyamamare cyangwa se na Munyakazi cyane ko uwo bita Kiriko Akiri yahise yitamuhitinze nyuma yuko abonye ko Bruce Melody yitwa Munyakazi nawe tavuga ati nanjye ndi muhitinze bacafata umwanya wabo rero bavuga ati reka tuze mu gihugu cy'u Rwanda dukorana amashusho cyane ko uwo bita Double J yose atangaza ko mu minsi yashize yavuze ko ubundi butaha nazajya ajya hanze cyangwa se mu minsi yashize nyine murabizi ko kwanza Double J afite na gitaramo muri Dubai ariko ku kibuga cy'indege cyo mu Burundi ariko tegwa kuza mu Rwanda avuze ati ngene nasezanye ko ubutaha nongera kurira indege nzura indege ndi kumwe no bita Kiriko Akiri kuko Kiriko Akiri ni Double J na Double J akaba Kiriko Akiri ni Double J ndetse na Double J akaba Kiriko Akiri reka dukomeze twifuza amahirwe n'imigisha abasore b'Abarundi ndetse kandi twifuze ko bazakora indirimbo imeze neza cyane kandi ikaryohera amatwi y'Abanyarwanda tukiri kuri aba reka tuhite twizira kuba bita Knowless ndetse na Mutesi Jolly dore ko muri iyi minsi bameze nkaho nyine bari guhana kya cyane cyangwa se bari kwitanaho cyane kuko mu minsi yashize uwo bita Knowless yaragize isabukuru y'amavuko nuko then uwo bita Mutesi Jolly aza kuba yamuhereza keya amubwira ati reka mwifuriza isabukuru y'amavuko amukorera anniversary nziza yari irimo amafaranga menshi nk'uko byagaragaraga kuko yamuhaye gift amwandikira amagambo meza cyane ndetse kandi n'ingo nawe yavuze ati nanjye reka mwiture ibyo yankoreye gusa ikintu gihari nuko ntago baracelebratinga anniversary yo bita Mutesi Jolly gusa twiteze ko hazaba hari ibintu birenze cyane bitewe nuko nyine bano bakobwa bombi n'abakire kandi bahagaze neza cyane ubwo urumva ni ibintu byiza cyane kabisa reka dukomeze twifurize bita Mutesi Jolly isabukuru nziza y'amavuko ndetse kandi abantu mumukunda namwe kabisa namwe reka mbabwire ati mukomeze kugubwa neza cyane kandi bibutse kandi kuri uyu Mutesi Jolly abantu batamuzi ni Miss Rwanda yabaye Miss Rwanda 2016 ndetse kandi akaba ari yo Miss uhagarariye Miss East Africa ndetse kandi akaba agenda avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bitewe n'uburyo akoramo abantu benshi cyane ko bibanda ku muntu ukora cyane akaba ati se uyu muntu kwa bakamuvuga biba ariko ikintu kigaragara nuko ari umuntu kabisa n'umukobwa ugira indangagaciro nziza cyane kuko burya kuba yagera ahangaha burya nuko aba afite impamvu cyane reka kandi mbibutse ko kandi tukorera hano kwa Makuza hano mu mujyi aho tuba tubahereza care zijyanye n'ubuzima bwanyu wowe ushobora kuba wikeka kuba ufite ikibazo cy'indwara runaka muradusanga hano muri Good Rich Life Care dufite ku buzima bwanyu tubahereze kabisa care tubakoreho ryake nanjye kuvuga ko bita Knowless ndetse na Miss Jolly akaba ari post Knowless yashize kuri Instagram aragira ati dear Queen Mutesi Jolly who really loves you cause they deserve for a job well done. You are something special and I'm so thankful for you in my life. The way you treasure your loved ones, man, is incredible. I'm so proud of you and for love that you do on this special day. Always a toast to you and your life. Happy birthday kipenzi, ulimfura cyane nakupenda beaucoup. Wabita Mutesi Jolly nawe ahitaza avuga ati urakoze cyane my queen ndagukunda cyane. Urumva ko ibyo nabagiraga kabisa bano bakobwa bari mu rukundo kandi bari kwitana cyane kabisa. Urumva abantu bakunda bakurikirana showbiz nyarwanda shakira se bahuriye kuki gusa icyo bahuriye nuko ari abakobwa navuga ko bafatwa nk'icyitegererezo muri showbiz nyarwanda bitewe n'uburyo bitwaramo cyane ko bagiye bavugwa amagambo menshi navuga ko ari nabo bahanzi ari nabo byamamarikazi byanavuzwa cyane kandi bikanavugwa nabi nko bita Butera Knowless amaze igihe kinini amaze imyaka myinshi avugwa n'abantu bamuvuga ibintu bye bitandukanye ndetse no bita Mutesi Jolly we nta kimwe na n'ukwezi kwashira batamuvuze ibintu bitari byiza kuri we reka twite twikomereza kandi twite tujya
kuba bitsa tukiri kuri Knowless na Mutesi Jolly reka twite twikomeza dukomeze na updates zigiye zitandukanye ndaza kubabwira indirimbo zasohotse muri iki cyumweru ndetse kandi ndaza kubabwira n'izindi ndirimbo zigiye kuba zasohoka gusa ikintu cya mbere ngiye kubanza bw'ibyuma turabanza dutumikire abadutumye cyane ko mbere na mbere mbanza kubutsa ko umuterankunga w'ikiganiro ari Muganga Online ndetse kandi tukaba turi gukora hano mu mujyi hamwe na Good Rich Healthcare ushaka kuba umeze neza kandi ukaba uri umuntu utazigera uhura n'akarwara na kamwe nyaboneka mutwegera n'ufite ibintu byinshi ufite icyo bita gym hano ufite ikibazo cy'ibiro byinshi kabisa uraza tukagukora rikaka bira bikagabanyuka tugusetinga ati uzagomba kubaruka ndetse kandi dufite n'amacumbi meza cyane mbese ahantu hose ibyiza byose wifuza byose ubusanga no kuri Good Rich cyane ko hano televiziyo ya mbere mu Rwanda igira ibiganiro byiza cyane nta nindi wabona uretse hano kuri Good Rich Healthcare tubiteho cyane kandi ukaba rikaka kametse ko kandi ndibuze kwandi kumwe n'abatumirwa hano muri studio ndaza kwa mfite abahanzi bagiye batandukanye ndaza kwa mfite umusore w'umutwe umuraperi wa Danjo ngitake ko ndetse kandi ndaza kwa ndi kumwe n'umusore mushyashya nkuko nabamenyesha ko nzambazana impano zikiri nshyashya ndetse aza kuza kuba yabakoma hagati nanjye kabisa ni mushyashya ndaje kandi murambwe sarashoboye cyangwa ntago ashoboye reka mbanze kubanza ngabye ibyuma dufatanye tubanze dutumikira abadutumye mu kandi ndagaruka mbahereza updates zigiye zitandukanye murakoze. You as you know this is Slim Jesus Delio Entertainment kiganiro Classic Vibes nkuko bisanzwe muri aka kanya rero nkuko nababwiye kiganiro cyane kigirwa na segments zitandukanye muri aka kanya tugiye kuba twajya muri segment bita premiering time aho mu kandi wundi nibuze kuba mfite n'abahanzi bagiye batandukanye n'undi baba bari go premieringa ibiganiro byabo bishyashya ubu rero muri premiering time tugiye kwita duhera ko bita Dorcas na Vestine aho baje kuba basora indirimbo bita Nzakomora ni indirimbo navuga ko ari indirimbo nziza ni indirimbo navuga ko iri guhembura imitima abantu benshi bagiye batandukanye cyane ko bari abana bakiri bato nyine bakunzwe cyane muri iyi minsi. Dorcas na Vestine ku bantu batabazi na abakobwa baba muri label ya MIE cyangwa se MIE Empire iri under management yo bita Irene cyangwa se Irene Murinda Habi akaba ari umutipe navuga ko wagiye akora ibintu bye bitandukanye ndetse kandi akaba ari umunyamakuru wahoze ku kinyamakuru bita Isibo TV aho nyuma akaza kuba yatangira kwikorana ku giti cye ndetse kandi nyuma y'ibyo byose akaba afite business cyangwa se side business yo kwa ari ku managinga abahanzi muri management yo rero abahanzi afite umuhanzi navuga afite muri aka kanya asiganyo bita Dorcas na Vestine biravuga ko kandi mu minsi imbere ashobora ko agiye kwinjizamo umwana muto bitagira amataho mu minsi yashize bamukora indirimbo bita ubuhamya bugena ndetse kandi nyuma y'ibyo byose turagaruka ko bita Neo Bosco kandi waje kwasezera label ya MIE Empire aho yaje kuba yavuga ati ngenda komeje ndetse kandi hakanasohoka n'amajwi yumvikana ibyo Emrene byose yamukore kuri uyu nshuro rero nkuko byari byaratangajwe Emrene akaba yasohoye indirimbo bita Nzakomora nyuma yo kwisora kandi akakomeje gutangaza ko ku itariki 24 afite album launch y'abana bise nahaye ijambo album launch ari nayo mpamvu abantu benshi bavuga bati ese byaba ariyo mpamvu uwo bita Neo Bosco yasezeye MIE Empire kubitewe n'igihe amaze muri label ariko akaba atarakorerwa album launch cyangwa se akaba atarakorerwa show ihagaze nk'iyaba bana cyane ko bano bana bo bamaze igihe gito ndetse akabika binavuga ko bashobora ko ari nabo binjiza cyane kurusha Neo Bosco akariyo mpamvu baba baravuze ati reka rero wakoresha kuko baraje bahita bakundwa cyane ariko bigaragara ko Emrene nimba navuga ko yirengagije ko yari afite umuhungu basanzwe bakwana cyangwa bamaranye iminsi akahita afata bano bana akaba ariwe navuga ko yashyize kwibera ko ati bano bana reka mbafashe kabisa twite dukorana album cyane ko bano bana barakunzwe cyane ariko nubwo ibyo byose biba ntago twakirengagiza ko umuntu wandika indirimbo zabo zose ni Neo Bosco bano bana uko ngo bano bana bahari n'undi ni Neo Bosco kuko indirimbo zabo cyangwa se ibihangano byabo byose nibo bibandikiye cyane ko no bitagira amata nawe ari Neo Bosco wagibandikiye biravuga kandi ko Neo Bosco nyine regwa ayibandikira ku buntu nta kintu abishyuza ariko ikintu cyane nubwo ayibandikira ku buntu ariko urumva ni support nini ababahaye kuko binazwi neza ko uwo bita Neo Bosco ashobora ko yakandika indirimbo ko akore ku $1,000 urumva rero abantu afata akavugatireka mbakore ino ndirimbo kuri aya mafaranga n'urukundo abafite kandi ni n'ubufasha bukomeye cyane nimba banda bishyuza $1,000 abana akaba yabafasha for free and then nyuma akaba nyine yaraje kuvuga ati reka nsezere urumva ko ntago yishimiraga
cyane ibyo agerwaho cyangwa se feedback akura mu bikorwa akora. Tuvuye kuri bano bana Dorcas na Vestina twite twijya ko bita Nergabo ndetse na Knowless cyangwa Butera Knowless cyangwa se Mama Butera Jeanne, umudamu cyangwa se umukobwa nushaka umwite icyamamare cyangwa se umwamikazi wa music nyarwanda, akaba mu minsi yashize yaje kuba yasohora indirimbo bita Mahwi aho ari kumwe na Nergabo bahuriye muri label imwe ya Kina Music, mu gihe uwo bita Clement uba managinga cyangwa se uhagarariye Kina Music ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakaba azamarayo amezi agera kuri 2 arimo arafasha abahanzi baturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abafasha kubihangana byabo. Nago Butera Knowless na Nergabo basigaye mu Rwanda nabo batuje bavuze bati reka duhereze abakunzi bacu ibyo bakwiriye, tubahereze indirimbo batazabwarenga cyangwa se akajya ngo dukora ari uko Clement ahari gusa. Ndaza kwibutsa ko mu kiganiro Classic Vibes badufitemo akantu kameze nka Classic Battle, aho mba nazana ibyamamare bigiye bitandukanye nkababwira ku byamamare bigiye bitandukanye ukabatse wowe ku giti cyabona urenze arundi, urenze aruhe, urenze n'uwuhe. Tugitangira naje kuba nababwira ni no munsi turaza kwibanda kuwo bita Ishkevin ndetse na Bushara. Rambwa ese wowe ku giti cyawe ubona urenze ari uwe muri aba basore babiri, cyane ko Ishkevin ahagaze neza ndetse na Bushara ahagaze neza, ndetse kandi ushobora no kuduhamagara ukatubwira ati ngiye mbona uyu ngo arenze bitewe n'impamvu zinizi. Byose nimero urazibona kuri screen, ushobora guhamagara ndetse kandi ushobora no kohereza message, cyane ko mu minsi yashize byabaye ndababwiye nkuko nari nabibabwiye twavugaga ko bita Papa Cyangwe ndetse na Kivumbi King biza kugaragara ko bita Papa Cyangwe ari umwe mu bahanzi bakunzwe cyane mu kiganiro Classic Vibes. Njyewe icyo navuga kuri bano basore babiri nsa nko twageranya nuko tugiye kureba ko mbuga nkoranyambaga bigaragara ko uwo bita Bushari akimeze nkaho ari hasi ya Kevin ho gatoya, kuko nura kuri Instagram ya Bushari arafollowingwa n'abantu bajya ku 129 mu gihe afollowinga abantu 10 wenyine, naho uwo bita Ishkevin afollowingwa n'abantu bajya ku 133 mu gihe afollowinga abantu 349. Hano nawe ushobora kwitebeza se urenze undi ninde, cyangwa se wowe ku giti cyawe ubona umuhanzi ukunzwe kurusha undi ninde. Uraza guhamagara kuri nimero turaza kwicya kabisa, nimero nazindi ni 0788385882 kabisa, tukita ukatubwira se uwo ubona urenze ari inde kurusha undi. Tukiri kuri abo ngabo rero reka tucye twikomereza, turi kuba bita Knowless na Nergabo bari basohoye indirimbo bita Mahwi. Reka tuhite tujya kuba bita Junior Rumaga, umusizi ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho yasohoye indirimbo cyangwa se igisigo bita Intango y'Ubumwe. Ni igisigo ahuriyemo n'uwo bita Iva Blavan, Mr Kagame, Bulldog ndetse na Fefe Karume. Ni igisigo navuga ko nakifuriza buri wese kucyumva kuko kirimo amagambo meza cyane cyane ko baba berekeza ku umwe, nyine bashishikariza abantu kuba umwe, niko mbyumva cyangwa se nako nawe wabyumva. Ni igisigo cyiza nakifuriza buri wese kuba yakurikirana. Tukiri hano twita twikomereza ko bita Tuse, aho yasohoye indirimbo ari kumwe na Ariel Wezi. Tuse rero ni umudirector ukora amashusho y'abahanzi bagiye batandukanye ndetse kandi akagenda akora na collabo n'abahanzi bagiye batandukanye, dore ko mu minsi yashize yabashije ko yakora niyo bita Fit, aho yayikoranye n'uwo bita Juno Kizigenza. Ubu ngo akaba yagarukanye n'uwo bita Ariel Wezi, bakaba bakoze indirimbo bita Close. Hano ushobora kwita ubyibaza se kuki ushize yakoranye n'uwo bita Juno ngaka yakorana na Ariel Wezi, cyane ko ushobora kwita unibaza ese Juno na Ariel Wezi baba bafite akaye kantu bari gushaka kudukina muri iyi minsi, kuko nunakurikira amashusho y'uwo bita Juno Kizigenza akorwa n'uwo bizwi ko ari manager Ariel Wezi. Ibi ngibi ntabwo ndi bubitinde, gusa mu minsi iri imbere nigira amakuru ameze neza nzagira icyo mbibabwiraho kabisa. Tukiri kandi kugenda twapdatinga indirimbo zagiye zisohoka cyangwa zagiye zisohoka muri iki cyumweru, tureta tugaruka ko bita Okama nawe yaje kuba yasohora iyo bita Tsaperi. Ndaza gusa no kubuhanga bw'ibyuma baze kwadushyira iyo ndirimbo kabisa tuyirebe mu kanya gato cyane. Iyo ndirimbo bita Tsaperi baraza kuba bayidushyiraho tuyirebe kabisa. Tukiraho kandi reka tuhite twikomereza no gutizinga turebe indirimbo zigiye gusohoka se zo bimeze bite. Turaza kureba indirimbo zigiye gusohoka, hari nk'indirimbo n'imame bitemera no niyo bita Riderman, hagiye kuba yasohora indirimbo bita Nabusutwa. Riderman ni abantu bafata nk'umu legend ukomeye cyane. Mu minsi yashize yari yatangaje ko agiye gusohora indirimbo no bita Afrika, ariko yavuze ati reka manze mbasohoye bita Nabusutwa, aho
yagaragaye arimo arakora amashusho y'iyo ndirimbo, ndetse kandi abantu benshi bakaba bari kuyimwishyuza bamubwira ati iyo ndirimbo turayikeneye ko byagenda kose, gira vuba uyishyire hanze kabisa. Ni mu gihe Riderman hashize iminsi mike agaruye studio yiwe Ibisumizi, aho ari nawe muntu navuga ko ufite umuproducer uri gukoresha umuproducer w'umukobwa muri studio yiwe. Urumva ni ibintu bidasanzwe, ariko ubu ngubu akaba agiye kuhasohora indirimbo bita Nabusutwa yakoreye muri Sumizi. Urumva ko n'Ibisumizi kuba byaragarutse ibintu bimeze fresh cyane, ndetse kandi reka twifuriza abakunzi ba Riderman kuzaryoherwa n'iyi ndirimbo. Tuhite tugaruka kandi mu gihe ndi kuba updatinga, tuhite tugaruka kuba bita Kenny Soul. Kenny Soul nawe agiye kwasohora indirimbo bita Addicted. Yatangaje ko agiye kwasohora indirimbo bita Addicted mu minsi iri imbere, avuga ati indirimbo kabisa ndayibatamo cyangwa se ndabarekura indirimbo bita Addicted mu minsi iri imbere. Tukiri ko bita Kenny Soul kandi wahoze ari muri label ya Bruce Melody, ndetse kandi wahoze aba ari under management ya Bruce Melody. Gusa nubwo twamumenye ari muri managingwa na Bruce Melody ubwo yabaga ari kumwe na Juno Kizigenza, Kenny Soul yatangiye muziki kera kuko yahoze muri Yemba Voice, then nyuma aza kuba yakikorana ku giti kiwe, then nyuma aza kuba yafashwa no bita Bruce Melody, ndetse muri iyi minsi akaba ari mu bahanzi bahagaze neza cyane ko yaje kuba yatwara cyangwa se yatsindira igihembo cy'umuhanzi uhagaze neza w'uyu mwaka cyangwa se Best Male Artist muri Kiss Ama Awards. Numva ni ibintu byiza cyane. Ubwo urumva yaragiye kuba yasohora indirimbo bita Addicted. Ushobora kwibaza se addicted ku kintu, addicted ku muziki cyangwa ni ibindi bintu bituma aba addicted? Nawe muri aka kanya ushobora kubyibaza nawe bikagucanga. Gusa ikihari nuko agiye kwadusohora indirimbo yitwa Addicted. Indirimbo nakifuriza buri wese ko yazaryohera amatwi. Tukiri kuri Kenny Soul kandi tuhite tugaruka ko bita Bruce Melody, nawe yavuze ati uno munsi saa 12 zuzuye araza kwadusohora indirimbo bita Funga Macho. Kandi indirimbo nekeza ko turibuze kwashyiramo kabisa n'ikiganiro Class Vibe kiri gusoza, kuko ni indirimbo iri busoke saa 12 zuzuye, akandi indirimbo bita Funga Macho. Nakifuriza buri wese ko yamuryohera, ndetse kandi ikaza kunoga amatwi ye cyane ko yaje kwashyira kuri Instagram ya posting ifoto, agashyiraho ifoto yipfutse ijisho rimwe. Abantu bakavuga se ibi bintu Bruce Melody atuzane ni ibiki byo kwipfuka ijisho rimwe ko bisanzwe bizwi n'abantu bo muri Illuminati? Se Bruce Melody yaba yirundumuriye muri Illuminati nkuko bita Sani yavuze ko Illuminati ishobora kuba ihari, cyangwa byaba ari iyindi mpamvu? Sinzi impamvu iyo ndirimbo yise Funga Macho, sinzi impamvu wenda na gusa muraza kumva ashobora kuba yari kubwira abantu gufunga amaso, cyangwa se bareke kumwitegeza cyane abantu bamugendaho bavuga bati umeze gutya cyane ko abantu benshi bakunda kumuvugaho ko nubwo ari umuhanzi cyangwa se ari icyamamare gikomeye mu gihugu cy'u Rwanda bizwi, kandi binavugwa ko ashobora kuba ari mu bantu batambara icyangwe kirenze, nk'uko ari umuhanzi ufatwa nk'umuhanzi urenze yakagombye kuba ari ku cyangwa kirenze. Ubwo urumva ashobora kuba ati funga amaso, mufunga amaso, mufungura amatwi, kuko ndirimbira amatwi yanjye ntago ndirimbira amaso yanyu. Ngewe icyo ngambirije ni ugushimisha amatwi yanyu, ndetse kandi ni ukunogera ibyishimo byanyu ndetse n'ibyifuzo byanyu. Njye ntago ngomba kunogera amaso yanyu kuko sindi umumodo. Urumva rero Bruce Melody agiye kwadusohora indirimbo bita Funga Macho, reka mbifurize ko yaza kuba yabaryohera amatwi yanyu. Tukiri kuri Bruce Melody tuhita tujya kuba bita Ado Music cyangwa se Ben Adolphe agiye kwasohora indirimbo bita Bella. Ni indirimbo ahangaha nahita mbayishura akabanga ko ashobora kuba ari indirimbo agiye kuba yashyiramo akayabo k'amafaranga menshi cyane. Biranazwi ko uyu musore akunda gusohora indirimbo zihagaze neza, akunda gusohora indirimbo yashoyemo amafaranga ya danje cyane, ko binavugwa ko ashobora kuba ari umwe mu bahanzi bakize cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Duhere nko ku ndirimbo ze zose ubona ko indirimbo zifite budget iri hejuru. Nuza kureba n'indirimbo aba X afitanye n'uwo bita Platini P, urareba ko ni indirimbo ihagaze neza cyane kabisa, ndetse n'indirimbo yashoyemo umufungo uhagaze neza, umufungo mwinshi cyane. Ndetse kandi nyuma nuva kuri iyo ngiyo aba X urajya ko afitanye na Papa Cyangwe, nabonye ko n'indirimbo ihagaze neza. Urabonye ko nyine hajemo kandi indirimbo nyine navuga ko nyine yashoyemo amafaranga menshi. Tukiri kuri iyo turajya kuri rimwe, turajya no kuzina. Urabona ko ni umusore usohora indirimbo zihagaze neza cyane, ko nk'ubushize asohoye indirimbo bita Rimwe yaje kwa premieringa imbere y'itangazamakuru, agahamagara itangazamakuru ryose akavuga ati muze mbereke kabisa indirimbo yanjye. Urumva ni n'ibintu bitanasanzwe kuri buri umwe, nta n'undi muhanzi urabikorana mu gihugu cy'u Rwanda ushobora kwasohora indirimbo agahamagara itangazamakuru ryose akavuga ati nge nasohoye indirimbo iyi, ndetse kandi akabereka ko nyine afite projet nziza. Ben Adolphe ni umuhanzi uhagaze neza, ni umuhanzi ukora projet ziri ku rwego rwo hejuru, ndetse kandi umuntu ukora projet ziri quality. Ubu ngubu akaba yavuze ati agiye kuba dusohora Bella. Igihari nuko amakuru dufite
amakuru dufite kandi yizewe nuko Ben Adolphe indirimbo ashobora kuba yaragiye kuba yakora amashusho muri Tanzania, ndetse kandi mu minsi yashize murabibuka ko ari amashusho yagaragaye yinjiye muri Wasafi cyangwa se ari muri Wasafi Media cyangwa se ya Wasafi Media House, aho bivuga ko ari kudiringa ko yakorana collabo n'umuhanzi ukomeye wo muri Wasafi label ihagarariwe n'uwo bita Diamond Platnumz. Sinzi nimba Diamond Platnumz bazakorana cyangwa ari undi muhanzi wese wo muri Wasafi, cyane ko nekeza ko uno musore ari umwe mu bahanzi barekura amafaranga, bishoboka ko ashobora kuba afitanye collabo n'umuhanzi ukomeye cyane wo muri label ya Wasafi. Gusa ikintu nababifuriza nuko mwakomeza mugategeza mugatyaza amaso yanyu, kuko ni indirimbo agiye kuzana imeze neza, indirimbo bita Bella, kuko we narwo ajya nabihisha yari umuhanzi yamwandikiye indirimbo avuga ati ngiye indirimbo yanditswe n'uyu bimeze gutyo. Nyine umuhanzi ukora mu buryo buri professionnel, cyane ko mu minsi indirimbo bita rimwe yari yasohoye yavuze ati indirimbo yanditswe naho kama. Reka turebe se indirimbo Bella ihagaze ite, se ninde wayimwandikiye cyangwa se niwe wayiyandikiye, ninde wakoze amashusho. Reka dutegereze. Ikintu jya nuko ari indirimbo ngiye mfite amakuru ko agiye gutamo umufungo wa danje, kuko yaravuze ati mu makuru nyine dukora mu nshuti za hafi, nuko yavuze ati iyi ndirimbo uko byagenda kose ndaza gushyira miliyoni y'amanyarwanda kiro challenge vuge ni umuhanzi umupeti ushobora kuba afite impano yo kwisubiramo cyangwa abapeti bashobora kuyibyina baze nyine bajye muri iyo challenge bakore competition. Ako nakabanga mbibiye, gusa ikintu nabasezeranya nuko mu minsi iri imbere nekeza ko dushobora kuzamuzana mu kiganiro Classic Vibes cy'ubutaha akatubwira se bimeze bite, ndetse kandi tukabasha kuba twarya kuri izo miliyoni z'uyu muhanzi, kuko ahagaze neza cyane kandi amafaranga tugomba kuyarya nk'abakunzi b'umuziki kabisa, natwe akatugeraho. Tukiri kuri Adolphe cyangwa se Ben Adolphe, tujye twigira ko bita Alpha Rwirangira, wahoze ari umuhanzi ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Si uko ngo yahoze, ahubwo n'ubu ngubu ni umuhanzi ukomeye cyane ko ari nawe muhanzi wa mbere watwaye igihembo mpuzamahanga hano mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo yatwaye Tusker Project Fame Season 4, ndetse akaza kuba yatwara Tusker All Star. Muri iyi minsi akaba yatangaje ko agiye kuba yarekura icyo bita album, agiye kurekura album yiwe. Album ndekeza ko ari album ya mbere, album yise Wow, akaba ari album igizwe n'indirimbo navuga ko yatangaje abakunzi be ko ari album izaba imeze neza, ndetse kandi yasezeranyije abantu ko izaryohera buri umwe kabisa uzayumva, kuko ni album nziza. Akaba ari album igizwe n'indirimbo 12, akaba indirimbo bita Wow, hakaba indirimbo bita Son of a King, hakazaho indirimbo bita Hashindwe, hakaza indirimbo bita Hakuna hari kumwe na Good Luck Gospel, hakaza bita Victorious hari kumwe na Princess, hakaza Iradukunda, hakaza bita Amina hari kumwe na Keira, hakaza Zula, hakaza Ishimwe, hakaza Ndaje, hakaza Ni Wewe, hakaza na Siku Yangu. Urumva ni indirimbo nziza, ni indirimbo kabisa dushobora navuga ko zizaryohera abantu ku bakunzi b'indirimbo zo bita Alpha. Reka mbifurize kuzaryoherwa ndetse kandi zanyure amatwi yanyu. Tukiri kuri Alpha, reka tuhite twigira kuba bita Mistake. Ubita Mistake rero ubu ngubu agiye kuba yasohora album y'indirimbo 21. Nekeza ko ari n'umuhanzi wa mbere ugiye kuba yabikora mu Rwanda, kuko abandi basanzwe basohora album iriho indirimbo 12, 13. Ubu ngubu agiye kuba yasohora album y'indirimbo 21. Yanavuze ko kandi byari inzozi ze kuba yasohora album, ariko ubu ngubu yavuze ati kabisa inzozi ze zishobora kuba zigiye kujya ku mugaragaro. Muri izo ndirimbo 21 zigize iyi album ya Mistake harimo indirimbo bita Muchoma, hakaza indirimbo bita Ndi Umusazi hari kumwe na Bulldog, hakaza indirimbo bita Ndi Kwikora hari kumwe na Betray, hakaza indirimbo bita Gift of Jah, hakaza No Offense, hakaza na Bliza hari kumwe na Bliza, hakaza Ellen hari kumwe na Yui Mike, hakaza Ryangombe, hakaza Seka hari kumwe na Maestro Boomin, hakaza Tell Me hari kumwe na Symphony Band, hakaza na Kumuteremuka hari kumwe na Bruce the First, hakaza Mahoro, hakaza Tracy, hakaza Indaya bari kumwe na Okama, hakaza Chemistry, hakaza Nobody Know hari kumwe na Mad Beats, hakaza Chase hari kumwe na Nilan and Big Z, hakaza 2K40 Life, hakaza Sina, hakaza Mama, hakaza Dawn, hakaza na Dawn aho yayiselenza ati ni club version, ubwo ngo ni kibenga cha club kabisa. Urumva ko ikintu abahanzi nyarwanda bari gukora muri Mistake. Ni umuhanzi nagwa amaze igihe kinini aba trend cyane, ariko akaba agiye kwadusora album akaba ari album nekereza ko izaba ihagaze neza cyane kabisa, ndetse kandi nakifuriza ko abakunzi
abakunzi ba muzika nyarwanda azabaryohera kabisa cyane ko ari umuhanzi ukiri mushyashya kandi akaba ari umuhanzi uhagaze neza cyane. Kanze ku buhanga bw'ibyuma badushyiremo akaririmbo kamwe kabisa mu kaha tuhite tugarukana updates zigiye zitandukanye cyane ko ni byiza byinshi tugenda tubageza mu kiganiro Classic Vibes. Reka banza ducyo akaririmbo tubanze mu kanya tugaruke kabisa na updates zigiye zitandukanye. Kanze tujye muri mode ya weekend. Let's go. Yo, as you know, this is Stream Jiza Delion Entertainer. Reka mbibutse ko kandi mushobora kuduhamagara ikiganiro ni Classic Vibes, mutangire muduhamagare mutubwire muti ese nari nababwiye ni ese wowe ku giti cyawe ubona hagati y'uwo bita Ishkaven ndetse na Bushare, ese wowe ubona arinde urenze kabisa? Ushobora kuduhamagara cyangwa se ukatweza message cyane ko murananyihangana abantu bari batubuze kuri nimero kabisa. Ubungu byakemutse none mushobora kuduhamagara mukatubwira muti ese wowe hagati ya Ishkaven ndetse na Bushare ku giti cyawe urenze ninde? Twari tukiri kandi kuri kwa updating tubaga se indirimbo zigiye gusohoka zimeze nizihe. Ubu rero reka tuhite tugaruka tuhite tujya no mu bihugu by'abaturanyi, tuhite tujya ko bita Davido, aho Davido na Chioma bakoze ubukwe nyuma yuko umwana wabo w'imfura bamutakaje. Ubungu bakaba bakoze ubukwe ndetse kandi bakabimeje kurushinga bakabana ubuziraherezo. Tukiri kuri Davido reka tuhite tujya ko bita Harmonize n'uwo bita Kajala Frida, aho bari kwitegura kwibaruka umwana wabo nyuma y'igihe kinini bari baratandukanye. Ubungu bakaba bari kwitegura kwibaruka. Tuhite tujya kuwo bita Beyonce, nawe Beyonce aho yanikiriye umugabo we Jay-Z ubwo yabaga ari yakira umugabo we Jay-Z muri Grammy Awards. Uyu ngure Beyonce yaje kuba yanikira umugabo we Jay-Z. Birazwi ko Beyonce ariwe muntu wabaye nominated cyane inshuro nyinshi muri Grammy Award. Undi Jay-Z niwe wari ufite iki gikombe, niwe wari warishakaga ego ko kuba yaba nominated igihe kinini, ariko uwo bita Beyonce yaje kuba yavuga ati mugabo wanjye kabisa ihangane nanjye akagahigo nkese biza kurangira Beyonce abaye nominated inshuro nyinshi kurusha Grammy kurusha Jay-Z muri Grammy Award. Beyonce rero ubu ngubu bibutse ko ni inshuro 88 amaje kuba nominated cyangwa se amaje kuba nominated muri award 88 mu myaka igera kuri 28 amaze muri muzika, mu gihe uwo bita Jay-Z we aba amaje kuba nominated inshuro zigera kuri 83. Ubwo urumva Jay-Z ni umukurikira akaba ari n'umugabo we. Binazwi ko iyi ari na couple ya mbere ibica bigacika muri muzika cyangwa se ibica bigacika muri showbiz, kuko urebye ni nayo couple ya mbere agiye itwara ama Grammy Award menshi cyane agiye atandukanye, ndetse kandi bakaba banafite n'umwana wabo weshagaye ko kuba yatwara Grammy Award akiri muto, dore ko yatwaye Grammy Award afite imyaka 8. Tukiri kuri kandi kuri Beyonce reka tuhite tujya mu gihugu cy'Ubugande, tuhite tujya ko bita Eddy Kenzo, aho afite ubwoba bwo kwicwa nyuma yaho ateguye igitaramo cyangwa se festival imeze neza cyane. Festival yarimo ibyamamare bigiye bitandukanye. Then uwo bita Eddy Kenzo ngo akaba afite ubwo avuga ati abantu benshi bari kumwati barenda kumwica bitewe n'uko nyine afite nyine ibyo yagaragaje nyine na bitari byiza. Ntekeza ko sinzi icyo bari kushaka kumuziza, gusa mu minsi imbere azabitangaza. Ikintu yavuze nuko ari gusandwa musengere kuko ntago ari mu bihe byiza, kuko hari abantu benshi bifuza kuba bamugirira nabi. Ndaza kubasaba ko mwahamagara ku murongo wa telefone. Ikibazo nabaje ni ese ku giti cyawe ubona uwo bita Ishkaven ndetse na Bushare ubona arinde urenze undi? Iki ni ikiganiro Classic Vibes, ni ikiganiro tubagezaho buri wa gatanu guhera saa 9 n'igice kugera saa 11 n'igice. Reka kandi mbibutse ko kandi mukaya ndi kubuze ko ndi kumwe n'abatumirwa. Ndaza kwa mfite abahanzi hano muri studio. Mfite uwo bita Prince, ni umuhanzi navuga ko ukizamuka, ni umuhanzi uri kubikora neza, ushaka ko yatera imbere muri kariyeri ya muzika. Tugomba kumusapotinga tukamuhora hafi, ndetse kandi dufite n'uwo bita Keiko, ni umujuri wa Danja abyina arimba drill. Yo Classic Vibes, alo yanze kuvuga ngo kabisa, yanze kuvuga kabisa. None ngo yanze kuvuga, sinzi nashaka ko sinzi wenda ashaka afite ikibazo cya telefone. Ndagira ngo musaye nyine yongera ahamagare mu kanya aba yihanganye kabisa. Iki ni ikiganiro Classic Vibes kibagera buri wa gatanu. Reka nse kubanga bw'ibyuma nzadukyo akarembo mu kanya ngaruka ndi kumwe n'umutumirwa. Ikintu navuga ko nuko uyu munsi ari ibyiza gusa, kandi
mbibutse ko mugomba kudukurikirana ikiganiro cyacu gica buri wa gatanu, ndetse kandi mbibutse ko nawe ushaka kubaho neza utuje utekanye ukumva udashaka ko bafite amavunane, mutugane hano dukorana mu mujyi munsi yo kwamakuza, ni mu nyubako y'iposita niko nababwira, muze tubaganeho twite ku buzima bwanyu. Hano twita ku buzima bwanyu, aho dufite serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, dufite serivisi zitandukanye z'ubuzima, aho twita ku buzima bwawe kamera neza cyane. Dufitemo gym tonic, dufitemo ibintu byinshi cyane, tugufasha nyine kuguhereza ese gahunda ugomba kugenda ku bintu bijyanye n'imirire, ndetse kandi dushaka kugufasha kuba wagabanya ibiro ukajya kuri size nk'abandi kabisa. Alo Goodrich, alo. Ya wallahi abantu uyu munsi noneho sinzi ikibazo bafite, nimba bari kubipa, nimba ari ikibazo cy'ama connection, simbizi ukuntu biri kugenda kabisa, barimo barahamagara bikahita byikupa, no sinzi. Gusa reka nse kuhanga bw'ibyuma dushyiro indirimbo mu kanya, turagaruka turi kumwe n'umutumirwa. Reka manze nitabiye telefone. Alo Goodrich, alo. Oui. Bite ya bite bakwita nduragana he? Bakwita nduragana he? Yego Abdul. Urakoze cyane Abdul. Abdul rwose we urumva ko arimo araduhamagara ariko yegereye ni ndanguramajwi, urumva ni ikibazo kumvikana biragoranye cyane. Reka dusake kuhanga bw'ibyuma dushyiro akarimo mu kanda, garuka ndi kumwe n'umutumirwa. Reka wanza dushyemo akarimo mu kanda tugaruke kabisa. Maria time, I wanna feel so nice, be satisfied, nyonganya shibiri fine girl, yeah. Wapiba ingingo, copiba ingendo, imamba ku rugendo, mbakorera udutendo, sasa umufungo, mwereke ingendo, ukoze ubwonko, mwereke n'ibyejo, pa, wakuri nje n'impamo, birenze impano mbona ari gakondo, mu myaka naruka mu myaka, mfite ubuhanga wambazemo ibambwe, ururimi ndurusha abasaza, hoya kuvanga izi ndimi ndatwaza, rap urebye ndi masamba, n'ikizina na baba atarasaza, durugazo dora ataratanga, dream nyarwanda nyirenze Buganda, bro, kabakati krpa, dririzwa kashkurta, bukaturi mo up, white cat na kekuni too bad boy nigga can't stop. Yeah what's up with it? Yeah ni class vibe kabisa. Iki tukaba tugize muri segment bita Freestyle Town, nkuko bisanzwe ngenda mbazana impano zigiye zitandukanye kandi nkabazanira abantu barapera bakubita bya danje bakao yita kumena micro, kumena mabuff, sinzi ukuntu babivuga kabisa. Hano ndi kumwe n'umusore kabisa atangiye twibwira bro. Yeah what's up ngiye banyita Kiko. Akwita Kiko musanga imba drill hip hop especially new generation bro. Ya Kiko ubanza dukubita gato kabisa, tubanze let's get pa. That's my nigga ya flow, I make my money so cool the chapeau, hitting the ready so calm, beats imitungo ndi Ivory Coast, ba ndofa doze dream kweli nigira na coast, uzambona muri la costa gano prof nisanga count, niyamete takisha fame na point mfite kuri me, iniga zigira to way we nani bichwa magaze nje mbere cyane game mbere cyane nge koza walk nigga don't stand nigga magic nigga sofa drop it muri go commission gutwikiga licious bro. Let's go katwaje needs no fuck your tone, you can't defeat my gang is done, but then I pop out the smoke my walk mix but is a show. I'm the next pop star, plays the monster, next to five guys, the first against just big Zalash, stopping a person and the cool with one. You truly convert them lies, so I'm the next to put a trap monster. Dream the cousin a post marker to give fun chill emotion. My beat bounce like a neck, I got a mash man with the neckos. A to Z Bahasi, when the Watota visit Sabi with Tam, bone and waters of Gongo, I read the Garama Swedo, the business the Kubaka Castle, trap terrace in my maso, Umukumuro Humaso, Mbonakure Humacho, Beach. kabisa mwita Kiko ari ku mirongo gatanu nabwete ni Freestyle Time. Uhanga ngenza n'umusani kabisa, hafi yo guceceka ngiye mbishatse mba nikirage bitewe n'abantu banabazanye hano kabisa. Ngiye nabagiye ko nzayambazana impano zigiye zitandukanye. Umusani mwita Kiko yari kurapa nkagerageza no kuvuga avuga ati uretse gato mbanze mbereke icyo mfite, kuko ikigaragara ababazana ibintu byinshi kandi bikomeye cyane kabisa. Kiko uratangiye umuziki ryari? Natangiye umuziki
makumyabiri biraza kugusaba kuzamura ijwi kugira ngo nyine abakunzi bacu babashe kukumva neza. Watangiye umuziki 2020. Yes. Ubu ngo turi na 20 maze umuziki imyaka ibiri. Nese muri iyo myaka ibiri hari aho ubona umuziki uri kugera cyangwa biracyari kwa kundi? Mu myaka ibiri hari abafana bariyongera, abantu bakiyongera, abantu bamfuringa nyine ahantu urebera ukahita ubona ko ikintu kiri kujya urebera ku gufuringa haba IG haba uje uri kubona ukabona ko hari abantu bari kugenda kumva ibyo ukora. Then bikanaguha imbaraga zo gukomeza tu. Okay, cool. None se ndakubaza ni wenda intego ufite muri career yawe ni ngiyi? Intego ufite muri career yawe ni iyi? Intego mfite ni uguturitsa stage zirenze no guturitsa stage zirenze gukomeza ibirenze. Okay, nese kuva watangira hari stage ugeze kujyaho nini cyangwa muri iyo myaka ibiri ntago biracamo neza? Muri iyo myaka ibiri ntabwo navuga ngo ntabwo biracamo kuko birakura bigenda bikura ibyo ngeraho bitandukanye n'uko natangiye. Komeza nta kibazo. Yes, bo stage zo zirahari bro, nyinshi nagiye nakona bakabona ko yego ariko hari izo nifuza, hari byinshi nifuza numva mu mutima wanjye gishaka birenze ibyo nabonye tu. None se K-Cole ni yatandukanira azanye cyangwa se ni wowe mwihariko waba uzanye utandukanye n'wabandi? K-Cole ibyo arimo arakora ni ibintu n'ubundi abahungu bakora, ubwo arimo arahuza imbaraga n'abahungu bakora ibintu naho binini. Ikintu gihari nuko njyewe ikiganiro cyane ni Classic Vibes, ntabwo nyine abari vibe gusa kabisa, kandi tuba tugomba guheza abantu ikintu cyo bashaka kabisa no kubaha ibyabo nk'uko abasore bajya bivuga kabisa no kwaza. K-Cole ndaje ngusabe barankubite akapera byibuze amasegonda 30 kugira ngo tubanze tubyutse hano duhagurutse hano tubitse ko turi kumwe no mu vibe kabisa muri vibe. Let's go. You are a young nigga, is a string the king, the great nigga. I wanna be God nigga, do the hell can't change this nigga. Bo iyi movie ikuriye nagakintu na kimwe nikuriye, irishazo ribona mzikubiye, imizigiri dope nikoreye, bitavariye na permission kuri movie ngeneza motion, unitambikaga emotion, ubetsore mutima collection. I don't know about no shit, 600 lirishi, depend on God n'izindi aho marige mucaka iki I do what I do, who to tell me what I gotta do, spend my kind, go back for do, then needs the LFO bro. You do what I do, who to tell me what I gotta do, spend my cash, go back for do, then needs it. Paparazzi baraniza BBC ngo nase peniniraga Hennessy, herazi barakoze jealousy nagereje kuninjira Genesis. Paparazzi baraniza BBC ngo nase peniniraga Hennessy, herazi barakoze jealousy nagereje kuninjira Genesis bro. Mfite indirimbo zingahe? Songs ni nyinshi maze mfite EP cyangwa gutema abantu mu minsi mike ubwo baba banayiteguye sibyo. Mfite video irimo nashyize hanze uno munsi, bashobora kujya kuri YouTube K-Cole bahita ngo icyo yashyize hanze bita Backseat mu ntebe z'inyuma bro. Kucyese Backseat nagezeyo akareba indirimbo yakibaza urana imodoka igira niwe sibyo. Then hari ebyiri z'imbere n'izindi ziri inyuma. Nubwo yakibaza ko kinahise indirimbo kuyita izo ntebe z'inyuma noneho kubera nyine ni umuntu ushobora kubyibaza, nanjye mise mbyibaza nyine ko nsubiza kwanza mubwira akantu gatoya. Mpamvu mu ntebe z'inyuma nuko hari umwanya uhagije sibyo. Yes sir. Okay, hari umwanya uhagije. Bishatse kuba kuri mu ntebe z'inyuma se cyangwa urateganya kujya mu z'imbere? Cyangwa ndashaka kunsobanurira bimeze bite mu ntebe z'inyuma? Reka numvuga ukuntu nakubwiye sibyo. Nta kibazo tuse nk'abakirekana ubona kikugoye, ahubwo reka nkubaze ni K-Cole umaze gukorana mu ndirimbo umaze gukora zose, korabo waba ufitanye n'abasani bazwi ni zingahe ni izihe? Yes sir, korabo nakoranye harimo izo nakoranye n'abahungu bazwi ariko muciye igihe harimo n'izindi zitarasohoka ariko iziri hanze. Hari indirimbo yitwa Nigga ya Fo n'umuhungu Ishkevin, shout my boy. Buriya mu brother nemera cyane urabizi. Uri papa cyane twakoranye indirimbo zose ziri ku channel yanjye. Channel ni K-Cole Rwanda ukageraho channel ni K-Cole K-Cole Rwanda ukageraho ugakora follow ugakora subscribe ugashyigikira umuhungu
nanjye nkaguha ibyawe. Okay, cool, ndabyumva ndanakumva cyane. Se umaje kunga ko harimo abahanzi babiri mwakoranye, muri abo bahanzi babiri ninde wakoroheje ninde wakugoye? Ese muri abo bahanzi babiri ese urabona muri iyi minsi wenda urababona ute muri iyi minsi bari gukora bate, bimeze bite? Ko abahungu babiri bose ni abahungu bafite muzika arishye, ni abahungu bari kugenda cyane. Hano ni Kevin wakoroheje kurusha undi ninde muri abo babiri? Bose baraneje bro, baraneje ko n'abantu ko dusanzwe tuba duciringa, tuba turi kumwe igihe kinini. Ntabwo bangoye kubafatisha, kandi iyi mpamvu barayumva umuhungu wese ushaka kugeraho. Ese cool, mu gihe umaze muri industry ya mu myaka 2 dusangiza, se ni ikihe kintu cyakubabaje, ni ikihe cyagushimishije just in masegonda atarenze nka 30-40 cyangwa nsubiza ko kabazo dentite tugaruka mu kaya turi kumwe n'andi batumira muri class. Ikintu cyambabaje ni gahunda cyajya kimbabaza n'umuntu wica gahunda. Ikintu cyajya kimbabaza n'umuntu ushaka kwirengagiza ikintu yakibonye, sibyo? Ikintu cyambabaje ni uko hari igihe ibintu dukora bitagera ku bantu, hari igihe ugeze kwegera umuntu akagupushinga, sibyo? Ahubwo yakabaye nyine uko ubona yakabaye agufasha nyine akakugeza ahandi. Ikintu cyanshimishije n'abo nabonye bakora defa y'ibyo ngibyo ni abahungu babiri, abahungu twakoranye byoroshye, sibyo? Ni abantu nk'aba ushobora kubatereka amamagara umusanga kikuzi mweka abanyarwanda bamurebe bamwumve bamwishimiye cyangwa, sibyo? Then nabo bahitamo babone icyo bashaka. Hari n'abadakora ibyo n'atavateka amamagara kikunze mwereka abantu bagira ute bacuzinga gukomeza cyangwa ni ibyo ngibyo byinshi cyambabaje. Nuko iminota yatugendanye nakagombye guhita mbwira nta wamugana katse mukikura muramwumva mute, ariko gusa ikintu cyane nuko ndabizeye abakunzi ba Classic Vibes baraza kugenda bandika message batugase bimeze bite. Gusa nageze no kubaza icyaza ndi kubaza abakunzi bacu bati ese ubona hagati yo bita Bushaya na Kevin urenze ninde, cyangwa se uhagaze neza kurusha undi ninde? Gusa nicyo kibazo sinzi nayo nimba kinsubiza. Ikibazo kiragoye kuko bose ni abana n'intare, bose ni intare. ubwo habaye Kevin njye mu bahanzi cyane ko bose n'abaraperi nkunda umuziki muri rusange. Kevin afite akora trapish, Bushaya akora trap. Ubwo rero ntabwo ubwo zose ngenda zikunda zombi, zikunda zose. Kevin ni muri trapish ari imbere ya bose, cyangwa se ndi muri trapish ni trap. Bushaya ari imbere ya bose, cyangwa se abantu bari muri Kenya trap bakora ko Bushaya ari imbere, bivuze ngo buri umwe mu cyarimo ari imbere. Okay, urakoze cyane rero. Okay, ko reka ngusabe udukubitiro acapella then twite tugaruka. Niba unabwiye n'abakunzi ba Classic Vibes ubabwira aho bashobora gusanga ibihangano byabanze dukubitaga freestyle, then tubabwira ati ibihangano byanjye mwabisanga ngaha, then bitembwira abakunzi b'ikiganiro Classic Vibes. Turagaruka mu kanya abandi kumwe n'umutumirwa tugarutse muri talent time aho nzana impano nshyashya cyangwa se umuhanzi ukiri kuzamuka cyangwa se ukiri gukora fresh. Dark side, I rap to change my lifestyle. Was again easy get a shortcut, but the person new hashtag. Dark side, I rap to change my lifestyle. Was again easy get a shortcut, but the person new hashtag. Dark side, the tag life. The dark side, the tag life. The pistol trapping, rock and roll abstaining. The Kali cash and Kali for buyer, Cafe Givenchy na Gucci. Pistol trapping, rock and roll abstaining. Kali kashi kafu baya kafi Givenchy na Gucci. Mu ruhande rubiri dafite imbere bahangwa amazi anguto niyo tatuna kunze kibiye mu rugo muziki mubona niwe bakoze indirimbo musize ngoma ushaka gusundana byo gutumwa ikibi Kigali kiziga bisekera manzi bakisa umushwi cyangwa gishwi kare shwi pa aho bifata imiringa abatunzi baronzi yumva turishwit kwibaza gitwumva abakire bajugunye yimbwa bafata imiringa abatunzi baronzi yumva turishwit kwibaza gitwumva abakire bajugunye yimbwa yadomye n'ingo guturangira ibyo kunda gugomba kubyemera trapping mberetse parajibe nako kizuzana ndazemera abapompe bajye benda bamenya batega amatwi zingize n'izibona inshuti b'imeze nzibona n'apize nzira nashaka izibona corona tashyira mu distance batwikire kure na Pinterest for so long about my interest ndabona ndikujya so deepest
that side God bless my star. ushatse hari cyangwa ikintu nakora cyo urarenze kabisa ufite n'impano ufite icyo kintu nakubwira kandi nkwifurije gukomeza kujya imbere mu byo ukora byose ya mukanya na imvuze ati reka nkusaye ko wabwira abakunzi aho bakura ibihangano bya cyangwa se aho bagusanga umuntu wifuza kukuvugisha ushaka ko mukorana collabo cyangwa se wifuza ko mwagirana imikoranire runaka itandukanye. Ukeneye Keko yamusanga kuri Instagram muri iam.co250 cyangwa ukandika Keko Rwanda akandikira DM utamusubiza n'ako kanya sibyo ukanifunga kugira ngo ujye ubona updates nimba koko ukoze force ngende ukoze ball but utamenya go supporting sibyo kumfuringa neza nawe gutanga utabikoze nanone usofunga usanga ari sawa kwifata ball sibyo ukanga wandikira umusasha ko dukora ushaka iki utahuza n'ibindi kibazo then ushaka songa kuri YouTube ziriho ni Keko Spotify ni Keko iTunes Keko everyone Keko. Urakoze cyane Keko urakoze cyane kabisa ikanse kuhanga bw'ibyuma banza dushaka mu kana turagaruka gusa ikintu cya mbere mbanza kwibutsa abantu bose nuko hano twita ku buzima bwa buri umwe kabisa. Keko rose wabonye hano kuri Good Rich wabonye ute kwanza? Ni fresh hano hari abantu beza ibintu byose byiza ubuzima ni bwiza bita ku buzima ari heza kabisa nta No, this is Slim Jiza Dario Entertain ikiganiro ni Class Vibe ugenda bazana impano zigiye zitandukanye muri aka kanya tugeze mu gihe cyitwa Talent Time aho nzana impano iri kubikora neza kuri social media cyangwa se social media zigiye zitandukanye. Muri aka kanya rero ndi kumwe n'uwo bita bakwita Prince bamwita Prince niko atangiye ababwira kabisa. Prince Prince ni muntu ki kwanza ko mbona ukonje bya danje? ntabwo nkonje nuko ahubwo ubwo nyine turayinjira muri time ya vibe ntabwo tuyinjira muri time ya vibe watse tukahita tuyinjiramo aka kanya twirukanse tukareba ukuntu bita bigenda. Fiti ikosi nyinshi ndenze na komando rekana nabo bana bakiga kuvoma Fimbo irenze kiboko ndayigukaraguka yinjira mu bwonko rekana nabo bana bakirya matunda jewe ndakwemera umenyera gapome wallahi baby girl hoya send fake chirikana n'amaniga akubeshya urukundo yakujuta amatunda kagukwepa tondo subiza big bull kanshotora hano ariko ibintu wasuri nk'amaniga akora iki? ntabwo ni nk'amaniga nyina amubeshya urukundo yakwijuta amatunda akamukwepa tondo amubeshya urukundo. ubwo si uwo muntu ari imbaga ninde? umuntu ari imbaga ninde? urebye nawe indirimbo bayita indirimbo yitwa Fimbo. Bayita Fimbo kuki yose Fimbo se? So ni inspiration ito. Okay, nta kibazo njyewe ntago njya nkunda gushinja abantu cyangwa se ahubwo nendaga kukubaza uvuga iki ku bahanzi barimba ibishego? Ubundi burya igishego kiba igishego bitewe nuko cyomba cyangwa se wenda ntago njye navuze ko kiririmba ahubwo ndashaka ko ugira ikintu umbwira ku bantu baririmba ibishego se ubavugaho iki? Okay, abantu baririmba ibishego gusa uretse ko wenda ntasobanukiwe meaning y'ibishego nyirizina ariko ntabwo ibishego byose ari bibi ahubwo biterwa nuko biririmbye ndetse n'abo bihaye. Ibishego byiza ni ibihe? Aho ushobora kuririmba igishego ariko akagitanga mu buryo kitari bubangamire abatakigenewe. Hari n'ukiririmba ariko akagitanga mu buryo buri bubangamire so rero numva ushobora kuririmba igishego ariko ukakiririmba mu bwenge, so icyo gihe biba byiza kuko ndatekereza we n'abantu bakuru umuntu wese amushikariza kuririmba ibishego nyine ngo kukirimba mu bwenge ahubwo cyangwa abwira abantu kubyirinda akarimba indirimbo zitanga ubutumwa bugaragara. Ikindi kibazo nshaka kubaza umaze kugira indirimbo zingahe? So indirimbo maze kugira nenye. Indirimbo enye? Okay, indirimbo enye watanye muziki ryari? Naho utangiye ndahera wenda ninjiye muri studio muri 2016 ubwo nari nkoze indirimbo ya mbere. Muri mwaka ubwo n'indirimbo enye umaje gusohora. None ndashaka kubaza wari kuvuga ngo kurimba igishego ngo biterwa n'urya kirimbyemo n'iki? Wowe wari waririmba indirimbo y'igishego? So sinari nayiririmba
ariko buriya simpamya ko wenda hari n'umupaka wambuza kuba nayiririmba gusa ariko uburyo nzayiririmbamo ushobora no kuzayumva ukagira ngo si igishego. ibaza igishego cyarenga iyo filmu. Filmu n'indirimbo nshyashya. Simba se si inkoni. Filmu n'indirimbo nshyashya. Indirimbo yanjye nshyashya ni Sambali. Sambali. Yeah. Okay, nkubita kapera kuri Sambali nayo numva uko nimeze. Baby, now urabizi niwe nkunda ukurura kuza you wanna know I don't need you cause you make me ndashaka umbere nanjye nkubere no I don't know cause you make me ndashaka umbere nanjye. Baby, tell me so what you feel. Show me what you get. Baby, tell me so what you feel. Oh, baby, tell me so what you get. Yeah. Prince, ninde kwandikira indirimbo? So, unyandikira indirimbo ninjye wiyandikira. Nawe yandikira. Yes. Cyakoze ushobora wandika indirimbo neza kabisa. Ahubwo ikintu nibaza. Okay. None ni gute cyangwa se ndashaka kwaza nk'ikibazo utekereza ute cyangwa se ubibona ute inzira umuhanzi acamo kugira ngo agira ahagera izo nzira nyine uzibonamo gute hari amananiza arimo ibiki nyine just sankugira ikintu bivugaho inzira ziragoye ntabwo zoroshye no kuvuga ngo ustragoling ushaka amafaranga ujya muri studio gukora audio ugastragoling ushaka amafaranga ujya gukora video so noneho rero ukanastragolinga kugira ngo wenda promotion igerweho so tutanirengagije ko hari na bamwe uhurira niho mu rugendo bakakwambura hari n'umuproducer ushobora guhereza indirimbo yawe cyangwa guhereza amafaranga ariko nta kwishyura umaje kwamburwa n'abaproducer nk'abangahe kugeza ubu n'umwe kwambuye yes ano kwihangana kabisa. Ese muri icyo watangiye 2016 yanatangiye 2016 ariko kubera kubihuza n'ishuri ntabwo nigeze mbishyiramo imbaraga cyane. Ungo maze imyaka 6 mu muziki ariko uyu mwaka wa 2022 nibwo nongeye kubibyura igihe cyarageze ndabihagarika bitewe n'amasomo. Okay, watubwira ese nizihe mbogamizi wahuye nazo muri karere ya muzika ese yatusangize ku mvune uhura nazo muri za buri munsi muri karere ya muzika? So imvune rero hari imvune kenshi nyine ni za zindi zisanzwe ushobora no guhurira nazo mu bindi bitari umuziki. Icya mbere ni ukubona ubushobozi bwo kuba wakora indirimbo nyine igasohoka ifite karitiri hejuru. So ikindi ni ukuba wenda wamara kuyikora ariko bikarangirira aho kubera ko nta support ihagije ufite. Iyo nayo imbogamizi kubera yuko ibyawe bigera nubwo yaba ari ibintu bifite byiza ariko ntaho bigera bitewe nyine nta muntu ufite wo kugusapotinga. None se Prince taga cyangwa se intumbero ya karere yawe ni nk'iyihe? Intumbero yanjye numva nshaka kuba umuhanzi kandi ukomeye mu buryo buri international. Umuziki wanjye ukarenga kuba uwo mu Rwanda gusa ukagera no hanze y'igihugu ukambuka imbibi. Ibyo ngibyo rero nzabigeraho binyuze mu gukora cyane ndetse no gushaka abafatanyabikorwa. Hari itangazamakuru, hari abafans, so abo bose rero dushyize hamwe ndatekereza bizagerwaho. Prince njye cyo nakubwira numvishe uraririmba neza kabisa, ufite ijwi ryiza, imyandikire ni fresh ariko nyine akantu k'agashego kagabanye kabisa. mu busanzwe ntabwo ndirimba igishego ahubwo ziriya ni verse nari nzamukiye. None se ubyumva ute ku muhanzi uri gutangira umuziki akahita atangira kukurimba igishego? Ntabwo muze ko ari wowe ahubwo ubyumva ute umuhanzi yinje muri karere ya muzika ntabwo aragira ahantu agera ndive nta ntambwe aratera ahubwo ahise avuga ati ngomba kwita ninja studio ndirimba igishego. Wowe bivuga iki? So unagira iki namugira abo bantu? Nubwo ntabikoze ariko ntabwo mpamya ko abantu ntibanumve ko wenda nge nshyigikiye igishego. Oya, ntabwo nkishyigikiye. Nituririmba indirimbo zifite message kuko abantu bakeneye kumva ibintu bifite icyo bibasha kubahinduraho kurusha uko
twaririmba ibintu biboreka. For example nk'ubu nshobora kuririmba nk'indirimbo y'igishegu, hakaba wenda hari abantu bashobora guhita ko bishora mu buraya kandi batari bubujyemo, cyangwa se ugasanga hari abana ntoje imico itari myiza kandi bari guhabwa indero ikwiriye. So niyo mpamvu rero ntabwo nshyigikiye ko igishega ari cyiza ngo ni gihabwa intebe. No, ni turirimba indirimbo zifite message nziza zifite ubutumwa. Ntabwo navuga ko ari cyiza totally. Wenda nugitanze agihereza abo gikwiye. Urakoze cyane Prince. No Prince, reka ikintu cyamenye kugusaba bwira abakunzi bawe aho bakora ibiganiro byawe kwanza. So ibihangano byanjye bashobora kubikura kuri YouTube channel yanjye yitwa Prince Music. Niho biri kuri Audiomack naho ni Prince Music. Mbese imbuga zose zicuruza umuziki ni Prince Music. Ni Prince Music. Instagram naho abashaka ko wenda tuba twaganira ufite icyo kumbaza yansanga kuri Instagram naho nkoresha Prince Music 250. Facebook ni Innocent Prince. Ndetse n'ahandi ni Prince Music, nta kibazo no kuri Twitter. Urakoze cyane kabisa. Ubwo urumva abakunzi ba Classic Vibes ni nabazane wo bita Prince, ni umuhanzi uri kubikora twe muri segment bita Talent Time, aho bazanye impano zigiye zitandukanye. Ni umusore kabisa akeneye support, musupporting, musange kuri social media ziwe zose kabisa, yamukoreza subscribe, munamufollowing kabisa, n'amakorabo mu ya mwaka cyangwa munamuhe byose kugira ngo agire ahazamuka cyangwa se agire ahagera muri karere ya muzika. Reka nshimire mwege mudahwema kubana natwe, kandi reka nshimire twakomeje kubana mu kiganiro cyacu Classic Vibes. Reka mbibutse ko ikiganiro Classic Vibes ari akagaruka, twongera guhura kwa gatanu isaa 9:30 kugera saa 11:30 muri kumwe nanjye Sinimugiza Dario Entertain, aho nzambazanira ibyiza byinshi bigiye bitandukanye. Nongera mbibutse ko kandi hamwe na Good Rich Life Care twita ku buzima bwawe ukabaho neza, ukaba utekanye. Reka dusabe ku buhanga bw'ibyuma tuzamura akarimbo kuwa bita Prince Music, then tugaruke mu kanya, then nekeza ko ahubwo ikiganiro Classic Vibes nakagaruka nzadukema akarimbo ka Prince Music.